Nitwa Paseri Karuranga Edouard, ubu ngubu ntuye hano muri Remera mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali, nkaba nkora umurimo w'Imana muri paruwasi ya Kanombe mu itorero rya ADEPR. Nari nubatse kandi nari n'umupaseri, nari mfite umugore n'abana 7, twari dutuye muri Bwakira mu cyari Kibuye. Nk'uko rero wambazaga ubuhamya bwanjye, uwo muryango wose hamwe n'urugendo rurerure byaje gutuma abana banjye mbabitsa kwa data bukwe, kuko bo ntabwo bahigwaga na jenoside, ahubwo muri bo hari abari bashinzwe gutegura ibitero. Ndebye rero imbaraga bari bafite, bituma abana babo cyangwa abana bacu mpabashyira kugira ngo ndebe ko bazabaho, ariko nge nirinda kujyayo. Ariko kwirinda kujyayo ntabwo kwari ikindi, nuko numvaga umuruho mbahaye wo gutunga abana usa nkaho uhagije, ariko kubera ayo marorerwa yari akomeye n'ubukana bukomeye bwo kumaraho icyitwaga umututsi, byatumye baramu banjye aribo basaza be na base wabo n'abandi bafata abana babajyana muri Nyabarongo. Umuvandimwe we umukurikira, musaza we, niwe wagiye ahetse umwana wacu muto, kuko ntabwo yari kugera ku ruzi. Baramujyana rero babata muri Nyabarongo, barataha. Umudamu ntabwo yari ahari, aho aziye arababaza, bamubwira ko batagomba kubika abana b'inzoka mu nzu yabo. Icyo gihe abantu bari barambuwe izina ry'ubumuntu, ari nacyo cyatumaga ndetse nawe ubwawe wisabira no kuba bakwica neza nubwo nta rupfu rwiza ruriho. Twakomeje rero guhunga, tuza kujya ahitwa i Kabgayi, niho ingabo za FPR Inkotanyi zadukinguriye, dukomeza tugenda. Aho rero jenoside ihagarariye, menya ko abana barangiye ariko umudamu ahari. Mbitekerezaho mu buryo bukomeye kandi n'umutima umburanya cyane. Uburyo bwari bukomeye bwari buhari, kwari nko kwibaza ngo mbese uzasubirayo winjire mu rugo rwabo. Ikindi imbyaro 7 ni nyinshi, nibazaga ese numara kumuzana buriya muzongera muzare. Ikindi kandi nawe urebe amarorerwa uko yari ameze, nibazaga ese umutima ukambaza ngo ese uzamera ube wenyine ko nta muntu urokotse jenoside uzazi wawe, ese uzaba wenyine ko abi wabo batazazi wawe. Ariko nkumva muri gihe harimo ikintu nifuza cyagombye gukorwa, umuntu akaba yakora icyiza mu gihugu cyabayemo abantu benshi bakoze ibibi. Ntekereza rero ko nabanaga n'umugore wanjye, ntekereza ibyiza twahuye nabyo, sanga tugiranye ibyago. Numva ari wagize ibyago, numva ari jyewe ngize ibyago, numva ndushijeho kugirana isano nawe nyinshi, nubwo twari dufitanye isano yo gukundana ngo tubane, ariko ibyago twagize numva ubwo tubihuriyeho tugiranye isano ikomeye. Numva ku ruhande rwanjye rero nakwifatanya nawe muri ibyo byago, nubwo ntumvaga ko tuzongera kubyara, nubwo ntumvaga ko ingorane ari nyinshi, ariko numva ntanze igihe cyanjye. Ndahaguruka njye iwabo, ankubise amaso ariruka ajya mu nzara arira, kuko nawe birashoboka ko yumvaga ntazagaruka. Ariko agarutse kundeba arambaza ati ese urajya he? Ndamubwira nti nje kugusaba kugira ngo dukomeze tubane. Abana bararangiye, imiryango yararangiye, kuko na mama na barumuna banjye 2 bari bishwe n'uwo muryango waho nashatse, cyane barwanira amasambu, kuko nasanze baranasatuye, buri wese yarafasha he. Ikinatangaje ntaho basigiye mushikiwe, yenda ngo bamubwire bati ni we wari warashatseyo, 8 wawe n'uyu, natwe turigabanyije. Oya, we bamuvanyemo, ahubwo barigabanya batera ibiti. Muri ubwo buryo bwose rero nibwo namwinginze, ndamubwira nti rwose dukwiye kongera tukabana. Arambwira ati se wamenye ko abana barangiye? Narabimenye. Wamenye ko ari basaza banjye na ba data babishe? Narabimenye. Ati none se urumva twabana duti? Nibuka ko namurahiye indahiro ikomeye, ndamubwira nti cyatumye ngukunda na kera ntukizi, ariko ubu noneho nongeye kugukundishwa n'ibyago tugize, tugomba kumarana umubabaro, tugomba kuganira. Akambwira ati none se byashoboka biti? Ndamubwira nti rwose
nkurahiye ko ntazigera ngucyurira ibyakozwe n'umuryango wawe. Buriya mu muntu habamo ikintu gikomeye, yari kuvuga ati ubwo bisha abantu babo cyangwa banjye nawe, ariko nanjye ashobora kuzanyica. Ariko arenga ibyo bitekerezo by'urupfu, aritanga aransanga. Niyo rero abantu bavuga, numva uburemere bw'ubuhamya bugirwa nawe kuko hari aho yageze, abura aho yashatse, abura n'aho yavutse. Sinibaza bene uwo muntu ubaye uri umuntu ufite ibitekerezo, wamubera ubuhungiro kandi by'ukuri yaranyemereye turahaza, ariko abantu bakomeza kubijujuraho babaza ese aracyariho. Bumvaga tutazamarana igihe, ahubwo bumvaga nzamwica. Ariko by'ukuri ubu murebye na kino gihe, ndibaza ko wabona itandukaniro ry'icyo gihe, ry'umubabaro yari afite ari iwabo n'umunezero bafite turi kumwe. Yaranyubatse, naramwubatse, Imana yaradushumbushishe. Ubu dufite abana b'abahungu 2, kandi twumva nubwo batavunja bagiye, ariko twumva Imana yaradushumbushishe. Twumva Imana yaraturemeye amateka akomeye, twumva Imana yaraturemeye amateka mashya. Ndibuka ko gacaca zitangiye, abantu bangiriraga impuhwe nk'abo tuhuje ikibazo, bakangirira impuhwe nk'abo twababaranye, bakavuga bati gacaca ntabwo buriya banyura mu mugore wawe nawe tukakubura. By'ukuri nkabumva hari uburemere bwo kubura abantu bwacyo, ukabura n'uwo warusigaranye. Ariko nawe bakamusanga bakavuga batari kuko ubona kureba ati, ubona gukunza ati. Muri uburyo hari ibintu bisa nk'ibirenga abantu, ariko bitarenga Imana. Yenda byari bizwi ko igihe nk'iki umuntu yanatanga umusanzu, akagaragaza ko abantu bose atari ko babaye abicanyi, abantu bose atari ko babaye abantu babihebe ku buryo batababarira. Noneho gihe byari binoroshye kuba uri pastori, kuba ufite inshingano zo gukura abandi mu mubabaro, kuba ufite inshingano zo kuba wagira icyo ufashisha abandi, nubwo ibyago byakomera, nubwo ibyago byaba bigoye. Buriya nasomye ijambo ry'Imana riri hariya muri Mariko ibice 15:7, haravuga ngo nuko mwemerane nk'uko Kristo nawe yabemeye, kugira ngo Imana ihimbazwe. Burya nta muntu ukora ibintu nk'ibyo adafite ikibimukoresheje, nta n'uwabishobora adafite ikibimushoboza. Ubuhamya numva umuntu yabutanga, ariko ntanabwitwerere cyane, ahubwo hari Imana ishoboza inkotanyi kubohora Abanyarwanda, ishoboza bamwe guhisha abandi kandi bicika, ishoboza n'abandi kuba bababarira. Buriya nuko umuntu aba yumva ubuhamya bwe, burya namwe mu butanze harimo ibintu bikomeye, kandi iyo ubutanze numva ubwawe nta bushobora, natanga ubwanjye ukumva ntiwabubasha. Niho sosiyete rero ishobora kubakika. Muri ibyo bintu byose nakoraga, nta hantu wagombaga kugisha inama. Ubuhamya bukomeye bufite imbaraga bunini bufitwe n'umudamu wanjye burya, kuko yafashe icyemezo nawe nta wagishije inama. Ariko cyane twafashijwe n'ubuyobozi. Ubuyobozi nabwo bukaguha icyizere, ukumva baravuga amagambo atandukanye n'ayo wumvanye ubundi buyobozi. Ubuhamya nubwo hari ibindi byinshi byagiye biba nyuma yaho. Imana ibahumugisha. Nuguru mukumbi muto, so yishimiye kugubwami, nubwo amashami yawe yasaga nk'ayatemwe, niyatuzani y'igicucu ngo twugame. Amasoko ava mu rukiryi rwawe
ni wisi teraniye ngwishira umwuma Imana usengira utizindi mana niyo yakoze ibimurora twe twigaramiye ndabona izuba rirashe waramutse Rwanda umwami yuguruye ijuru iki ni igihe nyacyo cyo kuramya ndabona izuba rirashe waramutse Rwanda umwami yuguruye ijuru iki ni igihe nyacyo cyo kuramya ububyutse bugiye guhangara isi uturutse mu mpinga z'imisozi yawe n'ahandi ibyo byiza twabyigiye atari ku birenge by'umwuka wera ngaho turagarutere hejuru Jehova ni ukurangaje imbere agura imbago zawe uguruke nk'ikizu kuko ari we uzakwigishiriza ndabona izuba rirashe